Bene data bakundwa, ndabashuhuje mu izina rya Yesu, kandi ndashima Imana ko yabarinze natwe ikaturinda. Mboneyeho aka kanya kugira ngo mbifurize iminsi mikuru myiza yo kurangiza umwaka, ukuvuga iminsi mikuru ya Noheli n'iminsi mikuru ya Bonane. Imana izabaha umugisha kandi Imana izabarinde muri byose, nibyo mbifurije. Uyu munsi rero ntabwo nje kubwiriza, ntabwo nje kubaganiriza ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, ahubwo hari ikintu gishya mugiye kubona nagira ngo gusa nyine mba presente, ubundi ndeke umuyobozi abikomeze abivuge. Ni byerekeranye n'umuryango witwa CFF, ariko ntabwo ngera kure, mbicishije amatsiko nyine mureke mwumve uwo muryango icyo ari cyo, amatwara yawo n'ibyo ugamije, kuko umuyobozi w'uwo muryango agiye kubivuga. Icyo nababwira gusa nuko ari umuryango w'ivugabutumwa ryiza, kuko twebwe icyo dushinzwe kuri iyi shene ni ukuzana ibivuga Imana, ubutumwa buvuga ibya Yesu, bivuga urukundo, bivuga ubumwe bw'abana b'Imana, bivuga gushyira hamwe kugira ngo turusheho kugenda tuba ingingo za Kristo. Ngiki icyo dushinzwe, icyo Imana yadushinze nicyo, ntimugire ngo wenda hari ibindi by'inzaduka bigiye kuza. Imana ibagirire neza kandi Imana ibafashe rwose. Reka dusenge noneho ubundi nk'umwanya Pasteur noneho akomeze. Muraza gukurikira ubutumwa agiye kubagezaho, ni mu buryo bwa audio, ariko ni ubutumwa bwiza rwose. Imana ibagirire neza. Uwiteka Imana yo mu ijuru, Imana isumba byose, nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, Imana yuzuye urukundo no kugira neza kwinshi, ndagushimye ko waturinze, ndagushimye ko warinze abana bawe mu isi yose, abera bose warabarinze, kandi n'abatarakumenya Mana warabarinze, kuko ubafiteho umugambi mwiza wo kukumenya, wo kugira ngo bihane ibyaha bahindukire bazabona ubugingo. Kandi uwo niwo murimo wadushinze kugira ngo tuvuge ubutumwa bugere ku isi yose. Urakoze rero, ndagushimiye ko uyu mwanya tugiye gufata ari wo uyobora Mana, kuko ibiba byose niweho muyobozi wabyo. Uyu mwanya wiyoborere, umwuka wawe wera abari uyobora uyu mwanya, kugira ngo ubutumwa tugiye kumva ari umwuka wera ubyumvisha abakurikiye bose. Urakoze ko kugira neza kwawe kubana na buri wese, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose mbyambaje nizeye, amen. Amen. Reka rero mpe umwanya Pasteur noneho avuge, ababwire, mumukurikire mwumve neza iby'uwo muryango, hanyuma turaza gufata umwanzuro nyuma. Imana ibaha umugisha, amen. Christian Family Fellowship, cyangwa se mu magambo ahinnye CFF. Amateka ya CFF cyangwa the history of CFF. Christian Family Fellowship, ariyo CFF mu magambo ahinnye, ni umuryango w'abana b'Imana bahujwe n'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo, wavutse ku itariki ya 3 z'ukwa munani mu mwaka w'2015, uvukira mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Uyu muryango wavuye mu masengesho uje kuzuza ibyahanuriwe akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ngo muzajyana ubutumwa bwiza mu bice byose by'isi, aho nzabakwiza cyangwa nzabohereza hose. CFF kuri ubu imaze guhuza abakozi b'Imana n'abakristo bahoze batabasha kwicara hamwe kubera impamvu zinyuranye zaranze ibihugu byo mu karere kacu. CFF imaze kugera mu bihugu bisaga 35 ku migabane yose y'isi. Intego ya CFF cyangwa vision ya CFF: our vision is to build a healthy church in a healthy community, both in the Great Lakes region and in the wide global population. Tubigenekereje mu Kirundi no mu Kinyarwanda, intego yacu nuko amatorero cyangwa insengero
za Kristo mu karere kacu k'ibiyaga bigari ahinduka amatorero mazima, healthy church, kandi akageza n'ubwo buzima mu bakomoka muri ako karere aho bari hose ku isi. Misiyo ya CFF ni ukugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Tubwiriza abakristo mu matorero atandukanye tubabwira ngo mugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, tuyobowe n'Umwuka Wera mu kubana hagati yacu, mu kwakirana, gufashanya n'abagenzi n'aho bava mu matorero atandukanye n'ayo dusengeramo. Misiyo nkuru yacu muri make ni ugukwiza umwuka w'ubumwe muri Yesu Kristo, kuko yaravuze ngo nimuba umwe ab'isi bazamenya ko muri abanjye. Iyo rero abakristo n'amatorero ya Kristo tutabaye umwe, ab'isi ubwo bamenya ko turi abande, ni ikibazo. CFF rero misiyo ni ubumwe bw'abana b'Imana. Ijambo riranga CFF cyangwa icyo twita motto, CFF motto, church were not called to compete with each other but to complete each other. Amatorero cyangwa ishengero ntago zihamagariwe guhangana, ahubwo zahamagariwe kuzuzanya. Iyo dusomye mu Bakorinto ba mbere ibice 13 umurongo wa mbere tubibonamo ko twahamagariwe gukorera hamwe no kuzuzanya. Kuko mu Bakorinto haravuga ngo twaba tubaye nk'ibyuma bisakuza tuterekanye urukundo rwo gukorera hamwe no kumvikana. Nta rukundo dufite. Ubwo CFF ni tugarura ku rukundo rwa mbere rwa Kristo, tutavaho tuba nk'ibyuma bisakuza gusa bidafite urukundo. Gahunda zo mu ndwi cyangwa za buri cyumweru za CFF. Muri rusange CFF o Christian Family Fellowship duhurira kuri WhatsApp group. Buri munsi niho dukorera. Ibanga ririmo nta rindi, nuko Yesu yakundaga kujya ku nyanja, ku biyaga, kujya kubwiriza ubutumwa bwiza. Kuko business yo kuroba niyo business yari ikomeye kirya gihe, kandi niho hahuriraga abantu benshi cyane. Uyu munsi wa none nimba ushaka guhura n'abantu, urahurira nabo kuri telefone, kuko nta muntu udafite mobile money. Mobile phone. Sorry. Ubwo rero abantu tubasanga kuri mobile phone, kuri telefone, kuri WhatsApp. Dore gahunda zacu zindwi. Kuwa mbere kugeza kuwa Mungu haba hari gahunda. Ndaje nzibaciremo mu mayange cyangwa muri make. Ku munsi wa mbere tuba dufite amasaha 2 kuva saa 4 kugeza saa 6 twiga guteka. Ni ukuvuga ngo kuri WhatsApp ya CFF group abantu biga guteka. Tuba dufite umwigisha utwigisha ibyo guteka, tukabaza ibibazo. Kuri wa munsi wa mbere saa 1 z'ijoro kugeza saa 2 z'ijoro twiga business. Abantu benshi bahigiye byinshi, n'ubuhamya bunini cyane. Bahigiye gucuruza, bahigiye kubara amahera, financial management, small business management, bahigiye byinshi. Ku munsi wa kabiri ya saa 4 ni ikiganiro twita baza muganga, ask your doctor, ibijyanye na health awareness. Ni igitangaza ko umuntu ashobora gukora consultation kuri WhatsApp, abaganga bakamufasha bakamusobanurira nta mafaranga atanze. Ngize imbaraga z'ubumwe bw'abana b'Imana. Umunsi wa kabiri n'ubundi ku mugoroba tuba dufite amateraniro kuva saa 2 z'ijoro kugeza saa 3
ku isi yose on WhatsApp. Ku munsi wa gatatu tujya mu magurupe ya CFF atandukanye, urubyiruko cyangwa urwaruka rukajya ukwarwo, couples cyangwa couple zikajya ukwazo, na single parent cyangwa ababyeyi b'ibana bakajya ukwabo. Aho hose haba hari inyigisho zijyanye na buri cyiciro. Ni ku wa gatatu umunsi wose haba hafunguye rwose, ushatse agakurikira. Ku wa kane twiga ijambo ry'Imana, tugacukumbura ijambo ry'Imana, amiga y'abakristo cyangwa inyigisho z'abakristo, hakabaho kurushaho kumenya ijambo ry'Imana. Tugakuraho cya kintu kivuga ngo abarokore cyangwa abapanekote cyangwa abanyamwuka cyangwa abemera umwuka wera, mpwemu yera, ibyabo ni ukubyina gusa, amakorasi menshi, kuvuga mu ndimi, ariko ababaza Bibiliya ntibajya bayisoma ngo basobanukirwe. Ku wa kane rero twiga Bibiliya. Ku munsi wa gatanu ni umunsi wo gusenga Imana, ni umunsi w'amasengesho, turasenga, tugasengera ibyifuzo bitandukanye. Muri CFF dusengera ibyifuzo cyangwa ibyo tutabasha gukora twubwacu, ariko ibintu tubasha gushyira hamwe tugakora ntabwo tubisengera. Aho niho havutse igikorwa cyiza cyitwa Operation $1 cyangwa operasiyo y'idolari rimwe, ndakibabwiraho hanyuma, ariko ni igikorwa cyiza. Mu yandi magambo, muri CFF umuntu azanye icyifuzo, mufite ikibazo, nta nkweto mfite, ntabwo dushobora kujya mu ndimi ngo twiyirize tuvuge mu ndimi dusenge dusaba Imana inkweto. Kandi buri wese akoze mu mufuka we, yakuramo amarande cyangwa amafaranga cyangwa amakwaca cyangwa amashiringi bitewe n'igihugu urimo cyangwa amadolari, tugashyira hamwe, mwene data tukamugurira inkweto. Ngiyo rero $1 operation, tujya dushyira hamwe amahera tukagera kuri byinshi. Ubu rero dusengera ibyo tutakwishoboza. Ku munsi wa gatandatu ni umunsi mwiza cyane, testimony time, ni umunsi w'ubuhamya. Muri CFF abantu bahana ubuhamya. Tuba twateguye umuntu uzaduha ubuhamya cyangwa uzadushingira intahe, kandi abantu bakamubaza ibibazo agasubiza, abantu bagafashwa. Ahantu hihaniye benshi, ahantu abantu benshi bahamenyeye Kristo. Umunsi wa Mungu tugira amateraniro meza hirya no hino mu bihugu turimo, mu matorero tubarizwamo. Mbibutse ko CFF si idini, si itorero. CFF ni umuryango w'abana b'Imana. Nk'ukuntu Kristo yari kumwe n'abigishwa be, nta dini yasize ntaki. CFF rero niyibutsa amadini cyangwa amatorero yuko ni ibikoresha Imana ikoresha kugira ngo bigeze abantu kuri Kristo, ariko ntago akwiriye kuba intandaro yo kwirema ibice. Niyo mpamvu dufite abakristo bava mu matorero atandukanye baza tukigira hamwe, tugakorera hamwe nk'umuryango w'abana b'Imana, nk'abigishwa ba Kristo. Nta wa Paulo, nta wa Paul uri muri twebwe, twese turaba Kristo. So ku munsi wa Mungu rero, nyuma y'amateraniro ku mugoroba, tugira ibiganiro bibiri. Ikiganiro cya mbere ni ukongera kwiyibutsa imigabo n'imigambi cyangwa intego za CFF. Ubundi abantu bagasangirira hamwe ibyo bize. Buri wese uri mu Bushinwa abasha kuduha muri makeya ibyo yize mu Bushinwa, uri mu Buhinde akaduha muri makeya ibyo yize kuri uwo munsi, abari muri Afurika nuko, abari muri Europe, abari muri Amerika, abo bose muri Australia bahari bakaduha muri makeya ibyo bize. Ugasanga ku munsi wa Mungu ku mugoroba ufite message nyinshi zivuye ku isi yose z'abana b'Imana. Muri CFF hari ibikorwa bitanu dukora. Intego yacu tuyigeraho mu bikorwa bitanu. Cya mbere ni ugutega amatwi. Dutega amatwi ibitambuka byose ku rubuga rwa CFF. Cya kabiri ni ukwiga. Tukiga ijambo ry'Imana, kuko kumenya ijambo ry'Imana by'ukuri nibyo bitubohora. Iyo tutamenye ijambo ry'Imana neza tuba tuboshye, tukaboherwa muri byinshi, mu nzangano, mu kwirema ibice n'ibindi. Ariko iyo dusobanukiwe ijambo ry'Imana, bya bindi byose bituboshye birabohoka. Niyo mpamvu gutega amatwi, kwiga. Icya gatatu ni ukurya, to eat.
tujya tubona ko Kristo yajyaga atuma abigishwa be muri resitora bakajya kumubanziriza kujya gutegura aho baza kurira. Kurya burya c'est biblique, it's biblical to eat. Gusangirira hamwe ni ikintu cy'ingenzi, gusangirira hamwe ni ikimenyetso cy'urukundo. Ngo ni iby'igiciro y'abavandimwe bari hamwe bahuje, ni iby'igiciro cyane. Muri CFF rero igihe cyose twagize igiterane cyangwa conference mu mazona atandukanye, turasangira icyo twita meal of reconciliation, ifunguro ry'ubumwe, kuko tuzi neza ko abana b'Imana mu karere k'ibiyaga bigari twahuye na byinshi, n'intambara nyinshi zitandukanya hagati y'abantu, hagati y'amadini n'iki. Muri CFF iyo dusangiriye hamwe ni ikimenyetso y'uko twatambutse izo division, ibyo bice, ahubwo twahindutse abana b'Imana by'ukuri. Ikindi dukora muri CFF ni uguhesha umugisha, just to bless. Uyu mugisha tuwukora mu cyo twita $1 operation. Dushyira hamwe amahera tukagira abo dufasha. Hari insengero zitandukanye twabashije gufasha mu kubaka, abakozi b'Imana bari kuzubaka, abakristo bazubaka, natwe tukabashyiriraho umuganda, natwe muri CFF hose ku isi tugateranya tukagira icyo dukora. Hari abari barwaye, hari umubyeyi umwe urwaye kansa kera, twashyize hamwe amahera ajya kwivuriza mu Buhinde. Hari uwo banki yari igiye guteza cyamunara ibye, twashyize hamwe amahera tubasha kugomboza ibyo byose, umwenda urishyurwa. Ni ikintu cy'igikorwa gikomeye cyadutangaje, kuko yari afite isezerano ko Imana izakoresha abantu atazi ku isi yose bakamwishyurira umwenda atarazi aho uzishyurwa, uko uzishyurwa, aho uzava, aho amafaranga azava. Ariko yaje kuba umumambure wa CFF, igihe kigeze atanga ubuhamya bw'ubuzima bwe, nibwo byakoze ku mutima wa CFF bashyira hamwe. Ni byinshi ntago nabirondora muri iki gikorwa cya blessing cyangwa guhesha umugisha. Ni byinshi byakozwe kandi na byinshi bigikorwa. Hari aba CFF hagati yabo mazone bamaze kurenga umupaka w'amadini n'ibindi n'andi matiku yose aba mu bintu nk'ibyo ngibyo Satani yazanye. Ubu baratembererana, bagasurana, bagafashanya. Ibi byose birashoboka. Icyanyuma dukora muri CFF ni ugutuma cyangwa kohereza, to send. Jesus sent his disciples. Yesu yohereje intumwa ze. Natwe tugira aba missionaries, abantu bahaguruka, abapasiteri bahagurutse bajya mu bindi bihugu mu murimo w'Imana, kandi n'ubu ngubu turacyakomeje. Ni COVID-19 yadukoze mu nkokora ituma bihagarara, ariko turizera yuko ubu biba bigeze kure, abantu batembererana, bagasurana, mbese ubwoko bw'Imana bukagaragaza koko utandukanye n'ab'isi. CFF tumaze kugira zone mu bihugu byinshi cyane bitandukanye. Dufite aba CFF muri Amerika, muri Europe, mu bihugu byinshi bya Afurika, muri Aziya. Higeze habana ibitangaza, haboneka abihaniye kuri telefoni. Muri izi porogaramu barahakirizwa, twigisha umubatizo kuri telefoni, kuri WhatsApp group. Abantu bajya kubatizwa, ntabwo twabatirije kuri WhatsApp group, ahubwo twabasabye gushaka itorero rizima mu Buhinde babatirizwamo, bigenda neza. Ubumwe bwacu nizo mbaraga zacu, kandi Yesu yaravuze ngo nta bwami bwigabanyamo kabiri, buba bwarangiye. Ubwami bwa Satani buhora burwana bwigabanyamo kabiri. Ubwami bw'abana b'Imana bugomba kuba bumwe, nta kwigabanyamo kabiri. Nimba hari uvuga Yesu afite aho yayobye, ntago ari umwanzi, ahubwo ni ukumwegera tukamubwira ngo komereza aho, ariko icyo gikosore. CFF tugira inzego zitandukanye. Hari CFF pastors team, y'abapasteri, y'abashumba. Hari coordination team igizwe n'abayobozi b'amaporogaramu atambuka kuri CFF ndetse n'abayobozi ba zone. Hari CFF couple platform y'amakouple, ya za famille. Hari CFF youth platform y'ugwaruka, urubyiruko.
hari CFF Single Parents Platform ariyo twita Ebenezer, hakaba CFF Missionary Team ariyo yohereza abantu hirya no hino kuvuga ubutumwa, kandi ni ikintu cyoroshye cyane kuko igihugu cyose ugezemo usanga mu CFF dufite za mbuto z'urukundo, arakwakira akagucumbikira ugakora umurimo w'Imana. Imana ibagire neza. Mwari kumwe n'umugaragu w'Imana n'abantu Pasteur Tito HAGUMA, CFF Visionary. Tubibutse yuko CFF cyangwa umutwe wa CFF ari mpwemu yera, kandi CFF akaba atari ikintu cyashyizweho n'umwana w'umuntu, ahubwo n'umwami Yesu wabyishyiriyeho adukoresha nk'ibikoresho bye twese. Imana itugire neza. Murabyumvise ibyo Pasteur Tito HAGUMA atugejejeho byose. Niwe muyobozi wa CFF. Nkuko mwabyumvise icyo bisobanura, ni umuryango mwiza cyane, twese tuwukoreramo duhurira kuri WhatsApp. Uwo muryango nkuko mubyumvise ndagira ngo nkora karizime gato cyane. Mwumvise ko ari umuryango ugamije, niba mwakurikiye nge nashyiramo mu bice bitatu gusa, bice bitatu. Ni umuryango ugamije kuvuga iby'ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi ubutumwa bwiza bwa Kristo ni ubuvuga kwihana ibyaha. Icyo nicyo kintu cya mbere, kugira ngo abantu babone ubugingo. Mwibuke Yohana umubatiza wategurizaga kuza kwa Yesu yaje avuga ngo mwihana ibyaha kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu Kristo ageze mu isi atangiye umurimo wo kubwiriza, nawe yatangiye avuga ati ni mwihana ibyaha kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mwibuke ko nanone igihe Petero n'izindi ntumwa ku munsi wa Pentecote bamaze kuzura umwuka wera, bamaze guhabwa imbaraga zo guhamya, bamaze gushira ubwoba, Petero nibwo yabwiye abantu avuga ngo ni mwihane, mwizere Yesu Kristo mubone kwabarirwa ibyaha. Kuvuga ngo ubutumwa bwiza bwa Kristo ni ubuvuga kwihana ibyaha, kugira ngo abantu bababarirwa ibyaha byabo bazabona ubugingo. Ikindi cya kabiri, uyu muryango nkuko mwumvise Pasteur umuyobozi yabivuze, ni umuryango ugamije ubumwe bw'abana b'Imana. Bishaka kuvuga ikizi nuko nubundi turi bamwe muri Kristo Yesu. Niba rero umuntu wese mu mpande zose z'isi hari abana b'Imana, tugomba ubundi gushyira hamwe tugasenyera umugozi umwe. Niyo mpamvu numva intego z'uyu muryango ari nziza. Icya gatatu ni urukundo. Uyu muryango uvuga urukundo rw'abana b'Imana. Mwibuke ijambo ry'Imana ritangira ritubwira muri Yohana ibice 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Urukundo. Kandi ijambo ry'Imana handi rikatubwira ngo Imana ni urukundo. Kuvuga ngo uyu muryango niwo duhuriramo, harimo abapastori, harimo ababwiriza butumwa, harimo abakristo b'ingeri zose b'ubwoko bwose, harimo abanyamasengesho, harimo abaririmbyi, harimo abantu bitanga mu bundi buryo materiel ou spirituel. Kuvuga ngo ni umuryango uhuje impano zose z'Imana kugira ngo dufatanirize hamwe kubaka umurimo wa Kristo, kuko twese dukoze umubiri wa Kristo, ariko tukabikora twese twarangije gukora ijambo ry'Imana ritubwira. Kuvuga ngo tugamije no kuzana batarinjira muri Kristo kugira ngo binjiremo. Uwo muryango rwose ni mwiza, korera kuri WhatsApp, hani Burayi urahari. Ndagira ngo mbibabwire ko ari nanjye uhagarariye hano mu Burayi ndetse no mu gace ka Amerika. Ubwo rero nuko ngo abashaka kwinjiramo banejejwe nawo bumva rwose baza tugafatanya, bashobora kunterefona, bashobora kutunyuraho hano, noneho tukabashyiramo ubundi tugafatanya umurimo w'Imana, kuko twicyo tugamije n'ubutumwa bwiza bujyana abantu kuri Kristo. Imana ibagirire neza. Reka nsome ijambo ry'Imana turangiza muri Yohana wa mbere
ibice 4 umurongo wa 20 gusa kwa 21. Haravuga ngo umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se aba ari umunya binyoma. Umuntu aba ari umunya binyoma. Uvuga ngo ukunda Imana ukanga mwene so, uri umunya binyoma. Kuko udakunda mwene se yabonye yabasha gukunda Imana te atabonye. Ntabwo bishoboka. Ndagira ngo iri jambo turyumve neza. Yohana agakomeza avuga ati kandi dufite iri tegeko ryavuye kuri yo, ngo ryavuye ku Mana, ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Imana ibagirire neza. Iryo ni ijambo ngira ngo dukorotire ibyo pasteur yatubwiraga, ariko twumvira ijambo neza. Twese hano muri iyi si, niba twarakijijwe, niba turi muri Kristo Yesu, ni gute umuntu ashobora kuvuga ngo akunda Imana, akunda Kristo, ariko ntakunde mwene se bari hamwe, ntakunde mwene se abona? Ntabwo bishoboka. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Nukuvuga ngo ukunda Imana bagomba no gukunda mwene se. Kandi ahandi Bibiliya irambwira ngo mukundane nk'uko nabakunze. Ayo magambo ni Yesu yavuze ngo mbahaye itegeko mukundane nk'uko nabakunze, kandi ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mbese bigaragara ko itegeko ry'Imana, kuko Yohana aravuze ati kandi dufite iri tegeko, riravuga ngo tugire urukundo hagati muri twebwe. Urukundo nirwo ruranga abana b'Imana. Kandi hano muri CFF mwiyumviye ko Pasteur Tito HAGUMA bivugaga, arashimangira cyane urukundo, ubumwe bw'abana b'Imana. Imana ibagirire neza kandi Imana ibaha umugisha, kugira ngo rwose turusheho kwegera Imana muri ibi bihe. Nicyo narangirizaho mbabwira, turi mu bihe bigaragara ko agakiza katwegereye kurusha igihe twizereye. Nimureke turusheho kugira urukundo rwe gukonja, kuko Yesu yaravuze ngo mu minsi ya nyuma urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko bene data, nshuti bakundwa, nshuti z'umusaraba, nimureke tugira urukundo, nimureke dufatanye. Nubwo twaba tutegeranye, hari uburyo dufite bwo kwegerana. Kuri WhatsApp turegerana, kuri YouTube tukegerana, ku matelefone tukegerana. Nimureke tugire urwo rukundo ruri muri Kristo Yesu. Nirwo rugero yaduhaye. Imana ibagirire neza. Ndagira ngo nsengere abakurikiye iki kiganiro bose, kandi kugira ngo n'iri jambo mvuze rigira uwo rifasha, rigira aho rikuru ryumvise, rigira aho rimugeza. Nubwo ari akanya gato, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rijya rimanukira ubusa. Mwami Imana yo mu ijuru, Imana isumba byose, nyir'ubutware n'ubushobozi bwose, icyubahiro ni icyawe. Turagushimye kubw'umwanya wose utambutse. Tugushimiye yuko Mwami abumvise izi nyigisho zose, ibi bisobanuro byerekeranye na CFF bose, ubaha umugisha, kugira ngo nabo Mwami bahitemo kugukorera no kugeza ubutumwa bwiza ku batabuzi, kandi kugira ngo twese hamwe abana b'Imana dufataniriza hamwe kubaka umurimo wawe no kugendera mu ijambo ryawe, dushyira mu bikorwa icyo ritubwira. Urakoze. Ni mu izina rya Yesu Kristo byose tubyambaje twizeye. Amen. Amen.